start with the latest on the deadly terror attacks in Brussels, and the militant group that calls itself Islamic State has claimed responsibility for the blasts that killed more than 30 people and wounded more than 200 others. Belgian police and European security forces are hunting a suspect who is believed to have fled the scene. Bwari bwakeye neza pe mu Bubiligi, akazuba kari karamutse kaka, urujya n'uruza rwari rukomeje mu bice bitandukanye by'Ububiligi, ariko abaherereye i Buruseli nabwo bibwiraga ko ibintu bigiye guhinduka bibi cyane kuri bo. Bamwe bakahasiga ubuzima, abandi bagahinduka impumyi, abandi bagacika amaguru n'amaboko, ubuzima bwabo bukarangira muri ubwo buryo. Ibingibi rero byatewe n'igitero cyari cyateguwe n'abarimo Umunyarwanda Bayingana Muhirwa, n'Umunyarwanda wari wihuje n'ibindi byihebe bikomoka muri ICC. Bari bateguye umugambi umwe kandi usobanutse, kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye by'Ububiligi, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Zaventem ndetse no kuri station ya metro ya Menya. Ahangaha niho bari bateguye ko bagomba kurasa ibisasu, kandi bari bazi neza ko biri buhitane ubuzima bwa benshi. Ahangaha rero ku kibuga cy'indege cya Zaventem ni kimwe mu bigo by'indege by'Ububiligi bihuriraho abantu benshi, abanyamahanga, urujya n'uruza ruba ruhari amasaha 24 ku yandi. Nahangaha kuri station ya metro ya Menya haba hari urujya n'uruza rw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Rero tariki ya 22 Werurwe uyu Munyarwanda abigizemo uruhare bateguye ibisasu babitega n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Zaventem ndetse no kuri station ya metro ya Menya. Mu kanya gato nk'ako guhumza, abari bari ku kibuga cy'indege cya Zaventem bumvaga ko ibintu bimeze neza, bamwe bitegura guhura n'imiryango yabo, abandi bitegura kujya mu zindi gahunda. Mu masegonda nka 30 icyo gisasu kimaze n'ubundi guterekwa no gutegwa neza, cyaraturitse. A suspected suicide bombing striking Belgium's main airport. An attack targeting people at a terminal and a metro station near the main buildings of EU institutions. There were two bombs. The first one I didn't hear, and the second one was on the departures. Belgian security services had already been on high alert. Cyaraturitse mu buryo bukomeye cyane kandi butunguranye, ibintu byose bihinduka umuriro n'akavuyo. Abatari bake bahasize ubuzima, abandi barakomereka, bifuza ko n'urupfu rwaba rwarabajyanye. No kuri station ya metro ya Menya niko byagenze, ibisasu byaraturitse bitwara ubuzima bwa benshi. Mu masaha n'ubundi yakurikiyeho, polisi yatangiye guhiga bukware abagize uruhare muri ibi bikorwa, ari nabwo rero byamenyekanye ko Umunyarwanda Bayingana Muhirwa yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ese byagenze gute kugira ngo Bayingana Muhirwa yisange muri ibi bikorwa? Byagenze bite ngo Umunyarwanda uri waramaze kubona ubwene gihugu, wari ufite ubuzima bwiza aho yari ari mu buhungiro mu Bubiligi, ni gute yisanze muri ibi bikorwa? Ese ubundi yateguye iki gitero abitewe n'iki? Intego yabo yari yihe? N'iki cyabibateye mu by'ukuri? Reka rero tubyinjiremo mu buryo burambuye, kuko harimo byinshi ukwiye gusobanukirwa. Ndagufasha rero kugira ngo umenye ukuri ndetse n'ibyishi inyuma y'iki gitero cyahitanye abantu 32, abandi 300 barakomereka. Ikaze rero cyane hano kuri Kivurandi News. Reka iyi nkuru tuyinjiremo kuko harimo ingingo nyinshi ukwiye gusobanukirwa. Ikaze. Tariki ya 22 Werurwe 2016 umujyi wa Buruseli mu Bubiligi wahuye n'umunsi ukomeye w'amahano. Ibitero by'ubwiyahuzi byagabwe ku kibuga cy'indege cya Zaventem ndetse no kuri station ya metro ya Menya. Ibyo bitero byahitanye abantu 32, abandi barenga 300 barakomereka. Byasize ubwoba n'agahinda gakomeye mu Bubiligi no mu bindi bihugu byo ku isi. Ariko muri iyi nkuru y'iterabwoba harimo n'Umunyarwanda waje kugaragara muri dosiye y'iperereza ry'ibyo bitero.
yitwa Hervé Bayingana Muhirwa. Nyuma y'imyaka 10 yaramaze afunzwe, izina rye ryongeye kuvugwa cyane ubwo yarekurwaga ejo bundi muri uyu mwaka 2026. Ni icyemezo ubutabera bwafashe kitigeze gishimisha abaturage b'Ububiligi, aho bagaragaza ko batishimira kubona Bayingana Muhirwa yidedemza mu mihanda y'i Buruseli, aho bagaragaza ko yagakwiye kuba yarakatiwe urwo gupfa cyangwa burundu. Uko niko n'ubundi Ababiligi babona Bayingana Muhirwa, nirwo rwego bamufata nk'umuterabwoba widedemza mu mihanda y'i Buruseli kandi ushobora guteza umutekano muke nanone ku nshuro ya kabiri. Ariko se ubundi ni gute umusore wari ufite impamyabumenyi y'ibaruramari akaba yaranakoraga muri Croix Rouge yaje kwisanga mu rubanza rurebana n'ibitero bya ICC byahitanye abantu benshi i Buruseli? Ni gute ubuzima bwe bwavuye ku kuba umusore usanzwe wari warubatse ejo hazaza heza bukagira aho afungwa imyaka 10 kubera uruhare rwe mu gufasha abantu bari bafite aho bahuriye n'umugambi w'iterabwoba? Iyi ni inkuru ya Hervé Bayingana Muhirwa kuva ku buzima bwe bwo mu Rwanda kugeza ubwo yaje kuba umwe mu bantu bagaragaye muri dosiye ikomeye cyane y'ibitero by'i Buruseli. Amateka rero ya Hervé Bayingana Muhirwa atangirira mu mwaka w'1985 ubwo yavukiraga mu muryango w'abagatolika i Kigali mu Rwanda. Mu bwana bwe yari umwana usanzwe, ariko ubuzima bwe bwaje guhinduka cyane kubera intambara n'imvururu byaranze u Rwanda. Nyuma y'uko se apfuye mu ntangiriro z'imyaka za 90, umuryango wa Muhirwa wahungiye muri Uganda. Nyuma y'imyaka mike muri 1998 umuryango we waje kugera mu Bubiligi, aho bari bagiye gushaka ubuhungiro. Icyo gihe Hervé Bayingana Muhirwa yari afite imyaka 13 gusa. Mu Bubiligi rero yarahakuriye, ahigira amashuri, ahubakira ubuzima bushya. Yarize, arakora ndetse agerageza kwinjira neza mu buzima bwo muri icyo gihugu. Mu mwaka rero w'2001 yabonye ubwenegihugu bw'Ububiligi. Mu myaka yakurikiyeho Muhirwa yakomeje ubuzima busanzwe, aho yize ibaruramari ndetse aza no gukora muri Croix Rouge, umuryango uzwiho gutabara no gufasha abantu bari mu bibazo. Ku muntu rero wamubonaga muri iyo myaka byari bigoye cyane gutekereza ko umunsi umwe izina rye ryari kuzagaragara muri dosiye y'ibitero by'iterabwoba bikomeye byabereye i Buruseli mu Bubiligi. Ariko uko imyaka yagiye ihita ubuzima bwe bwatangiye guhinduka, kandi impinduka zikomeye zatangiye kugaragara cyane nyuma y'uko ahinduye idini ndetse akagira n'abandi bantu bashya batangira kugira uruhare mu buzima bwe. Aha niho inkuru ye rwose yatangiye gufata indi sura, ndetse ahangaha niho ugiye gutangira kumva isomo ry'ubuzima bitewe n'icyemezo uyu Muhirwa yafashe cyamugejeje ku gukora amahano. Mu mwaka rero 2011 hari impinduka ikomeye cyane yabaye mu buzima bwa Hervé Bayingana Muhirwa. Yavuye mu idini ry'abagatolika yari yararewemo, kandi akaba ari idini rwose yarazi neza yakuriyemo. Ni idini ryari risobanuye byinshi kuri we. Yarivuyemo rero ayoboka Kisilamu, ayoboka kuba umuyisilamu. Guhindura idini ubwabyo ntabwo ari icyaha, ariko mu myaka yakurikiyeho cyane cyane guhera mu mwaka wa 2014 ubuzima bwe bwatangiye kujya mu cyerekezo cyaje kumugeza mu bibazo bikomeye. Muri icyo gihe Muhirwa yatangiye kugirana ubucuti n'abantu bashya. Bamwe muri abo bantu rero bari bafite ibitekerezo bikaze, kandi bari baratangiye kugira aho bahurira n'abantu bashyigikiraga imitwe y'iterabwoba nabo ubwabo bayibagamo. Muhirwa ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo yari abizi, ahubwo nawe yari yatangiye kugira ibitekerezo bimeze nk'ibyabo, kandi we atari umwarabu, kuko abo bantu bo nabo uruhu rwera kandi we ni umwirabura. Rero muri abo bantu bari inshuti za hafi cyane za Muhirwa harimo Bilal El Makoki. Bilal ntabwo yari inshuti isanzwe, yari umuntu wari usanzwe azwiho kugira aho ahurira n'abantu bafite ibitekerezo by'ubutagondwa. Rero ubwo yahuraga na Muhirwa yamushizemo ibitekerezo by'abatagondwa, ibitekerezo by'ubwihebe, nawe aba ayobotse iyo nzira muri ubwo buryo. Muhirwa we rero yakomeje kuvuga ko ubucuti bwe n'abo bantu bwari bushingiye hanini ku mibanire isanzwe y'abantu baziranye. Ariko nanone uko igihe cyagiye gihita yaje kwisanga mu bantu bari bafite aho bahurira n'intambara yabereye muri Syria ndetse n'umutwe wa Islamic State uzwi cyane nka ICC. Ni muri urwo rwego ubuzima bwe bwatangiye kujya mu cyerekezo gishya.
umusore wari warize ibaruramari wari ufite akazi kandi warubatse ubuzima bushya mu Bubiligi yaratangiye kugirana umubano n'abantu bari basanzwe bakurikiranwa kubera ibikorwa bifitanye isano n'ubutagondwa. Icyo gihe birashoboka ko Muhirwa atarazi neza wenda uburemere bw'abantu yari yatangiye kugendana nabo, kuko wenda kuba baragirana ibiganiro bakumva ko bahuje ibitekerezo ntabwo mu by'ukuri byari bisobanuye ko wenda azi uburemere bw'ibyo aba bantu yitaga inshuti ze bashobora gukora. Ariko nyuma y'igihe gito ubucuti bwe na Bilali El Makoki bwaje mu by'ukuri kugira uruhare rukomeye cyane mu byakurikiyeho uyu Muhirwa nawe atiyumvishaga. Tariki ya 22 Werurwe 2016 ibitero by'ubwiyahuzi byibasiye Buruseli, ariko mbere yuko ibyo bitero biba hari ibikorwa byari byarakozwe mu ibanga ndetse n'abantu benshi bari bamaze kwinjira mu mugambi wari ufite aho uhuriye n'iterabwoba. Muri abo bantu rero harimo Mohamed Abrini waje kumenyekana cyane nk'umwe mu bantu bagaragajwe n'amashusho ya CCTV ku kibuga cy'indege cya Zaventem ndetse na Osama Krayem. Abo bombi rero bari mu bantu bashakishwaga n'inzego z'umutekano. Mu gihe rero ibyo bikorwa by'iterabwoba byari bimaze kuba, iperereza ryaje kugaragaza ko Herve Bayingana Muhirwa nawe yabafashije kubona aho baba ndetse no gutoroka inzego z'ubutabera. Muhirwa yarabacumbikiye mu nzu ye yaratuyemo, mu nzu ye bwite yarabakiriye abafungurira umuryango bavuye n'ubundi muri ibyo bitero. Abibona ko babivuyemo arabafungurira arabakira, abaha dushe baritunganya. Muri make yabahaye ubuturo azi neza aho baturutse. Ariko uruhare rwe ntabwo rwagarukiye aho. Mu gihe inzego z'umutekano zari zatangiye guhiga abantu bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bitero, Muhirwa yagiye no mu maduka abasha kubagurira imyenda misha kugira ngo bahinduke abandi bantu bashya babashe kwiyoberanya, inzego z'ubutabera ntizibashe kubageraho vuba kuko bari bafite gahunda yo kujya gutega ibindi bisasu ahandi hantu. Icyo rero ni kimwe mu bintu byatumye urubanza rwe ruba rurerure cyane kandi rwari rukomeye, kuko uyu Muhirwa yafashije aba bantu yigengesereye cyane ku buryo no kugezwa imbere y'urukiko urubanza rwe rwafashe imyaka myinshi bitewe no kuba yarashyiragamo amacenga. Ubushinjacyaha bukaba buzi ko yabigizemo uruhare kandi yari abizi ko ibyo bitero bari kubitegura ndetse nawe yagizemo uruhare mu gutanga amakuru n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko bakabura ibimenyetso bifatika. Muhirwa rero yaje gusobanura ko rwose ibyo yakoze byose byari bifitanye isano n'ubucuti yari afitanye n'abo bantu ndetse n'ibibazo yari afite mu buzima muri icyo gihe. Yigaragaje nk'umuntu wari ufite depression, wari wugarijwe n'agahinda gakabije. Ariko ku ruhande rw'ubushinjacyaha ibyo bikorwa byagaragazwaga nk'ubufasha bwahawe abantu bari bafite uruhare mu mugambi w'iterabwoba. Icyari gikenewe rero kumenyekana ahanini cyari kimwe: ese Herve Bayingana Muhirwa yari azi neza ubundi umugambi w'aba bantu, cyangwa yari yarafashije inshuti ze atazi neza uburemere bw'ibyo zari ziri gukora cyangwa gutegura? Iki kibazo rero ni kimwe mu by'ingenzi byaje kugarukaho cyane mu rubanza rw'ibitero bya Buruseli, ariko abasesenguzi bemeza ko Muhirwa yari azi neza ibyo aba baterabwoba bari gutegura, ngo cyane ko nawe bishoboka cyane ko yabigizemo uruhare, nubwo ibimenyetso byakomeje kugorana cyane kuboneka. Kandi kugira ngo ubutabera bugisubize mu by'ukuri iki kibazo nanone byasabye imyaka myinshi y'iperereza n'urubanza ruremereye cyane. Nyuma rero y'imyaka myinshi y'iperereza ku byabaye kwa 22 Werurwe 2016, urubanza rw'ibitero bya Buruseli rwatangiye ku mugaragaro tariki ya 30 Ugushyingo 2022 nyuma y'imyaka myinshi y'ikusanywa ry'ibimenyetso. Rwabereye mu rukiko rwa Justice ya Ihalene hafi ya Buruseli. Gusa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo kuva 2016 ubwo yatabwaga muri yombi kugeza 2022 ntabwo yaburanishwaga, ahubwo yaraburanishwaga, ariko naburanishwe mu mizi neza kuko uru rubanza rwari rukomeye cyane. Ntabwo
byabashaga kumenyekana neza mu by'ukuri, ntabwo habashaga kumenyekana cyangwa se kugaragazwa ibimenyetso bifatika. Rero ahangaho Ububiligi bwasabwaga kwitonda cyane kuko byari kurangira uyu Bayingana Muhirwa asohotse rwose nta gihano cya gereza ahawe bitewe no kubura ibimenyetso bifatika bimushinja. Gusa ariko nanone ahangaha ntabwo ari we wenyine waburanishwaga, ahubwo n'abandi bose bagize uruhare muri ibi bikorwa, abateguye ibisasu, abagize uruhare mu kubitera n'ibindi byinshi bitandukanye, abo bose nabo baburanishirizwaga muri izi manza Muhirwa nawe yari arimo. Rero uru rwabaye urubanza rukomeye cyane mu mateka y'Ububiligi kuko rwari rugamije kumenya uruhare rwa buri muntu wese mu bitero by'iterabwoba byahitanye abantu 32, abandi barenga 300 bagakomereka. Abantu 10 nibo bari bararizwe muri uru rubanza. Muri bo rero harimo Herve Bayingana Muhirwa, Umunyarwanda wari umaze imyaka myinshi aba mu Bubiligi, yarabaye rwose nk'umuturage waho 100%. Abantu benshi bashakaga kumenya icyo Muhirwa yari kuvuga ku ruhare rwe muri ibyo bitero. Imbere rero y'urukiko Muhirwa ntiyahakanye ko yari yaracumbikiye Mohamed Abrini na Osama Krayem. Yemeye ko abo bagabo bari baraje aho yaratuye ndetse ko yabafashije kubona imyenda mishya no kwiyoberanya. Ariko yashimangiye ko ibyo atabikoze ahanini kubera ko yarashyigikiye ibitero by'iterabwoba cyangwa kubera ko yangaga Ububiligi. Muri make yarabizi ko ibitero nabo ubwabo babivuyemo kuko n'ibintu byari biri ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru, kuri televiziyo byarahanyuraga, yarabibonaga nawe ko ubwe abamujeho ari bo bavuye muri ibyo bitero. Yavuze ko yabikoze mu by'ukuri ahanini bitewe n'ubucuti yari afitanye na Bilali El Makoki ndetse n'umubano yari afitanye n'abo bantu. Mu gihe rero yabazwaga impamvu umuntu wari warize ibaruramari, wari ufite akazi keza kandi wari warubatse ubuzima busanzwe yaje kwishora mu bikorwa nk'ibyo, Muhirwa we yagaragaje ko ubuzima n'abantu umuntu ahura nabo bishobora rwose kugira uruhare runini cyane mu byemezo afata. Muri make ushobora kuyoba ubyita imikino. Mu magambo ye rero yagaragaje ko ibyo byaturutse ahanini ku bihe yari arimo ndetse n'abantu yari yatangiye kugendana nabo. Ariko ku ruhande rw'ubushinjacyaha ikibazo nticyari gusa kumenya niba Muhirwa yarashakaga ko abantu bicwa. Ikibazo cyari kumenya niba ibikorwa yakoze byaramufashije gutuma abantu bari mu mugambi w'iterabwoba babona aho bihisha, bakabona imyenda mishya ndetse bagakomeza guhunga inzego z'umutekano. Nyuma y'iminsi myinshi y'urubanza, inteko y'ubucamanza rwose yaje gufata icyemezo muri Nyakanga 2023. Icyo cyemezo rero cyari ingenzi cyane ku buzima bwa Muhirwa. Yahanaguweho icyaha cyo kugira uruhare mu bwicanyi bw'iterabwoba kuko n'ubundi nta bimenyetso bifatika bari bafite. Ariko ntabwo yahanaguweho ibyaha byose burundu. Yahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba. Kubera rero iyo mpamvu yakatiwe igifungo cy'imyaka 10, ariko haburaga imyaka 3 gusa kugira ngo imyaka 10 yuzure afunzwe. Rero icyari gitangaje nuko n'ubundi iyo myaka 10 yari igiye guhana neza n'igihe yaramaze afunzwe ategereje ko urubanza rwe rurangira. Kandi mu amategeko ateganya ko nubwo wabura n'imyaka 20 nyuma urubanza rukarangira, ukatiwe imyaka 20 uhita rwose ufungurwa uwo mwanya. So rero icyo cyemezo cyahise gituma ikibazo gikurikira kiba iki: ese nyuma y'imyaka 10 yaramaze afunze Muhirwa yari gusubira mu buzima busanzwe ate, kandi niki yari asigaranye ku mutima nyuma y'urubanza rwari rumaze imyaka myinshi? Ariko igihari nuko abaturage b'Ububiligi bo rwose bari biteguye kuzamukubitira ku muhanda kugeza nawe ashizemo akuka kanyuma, kuko niwe umuntu wagize uruhare muri ibi bitero urubashije gusohoka muri gereza. Abandi bakatiwe urwo gupfa, abandi bakatirwa burundu. Muri make we niwe wahawe igihano gito cyane muri aba bose kuko ibimenyetso mu by'ukuri bimurwanya byari bike cyane ku rwego rwo hejuru. Nyuma rero yuko inteko y'abacamanza imuhamije icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba, Herve Bayingana Muhirwa yahawe igihano cy'imyaka 10 y'igifungo. Ariko mu rubanza Muhirwa ntiyagaragaje gusa ko ibyo yemera cyangwa ibyo ahakana, ntabwo yigeze abigaragaza neza. Yageze n'igihe cyo kuvuga ahanini ku ngaruka ibyo yakoze byageze ku buzima bwe ndetse no ku bantu bazize ibitero bya Buruseli. Yavuze ko kuba yarahujwe
ibyangijwe n'ibyabaye tariki ya 22 Werurwe 2016 ari ikintu kizagumana nawe ubuzima bwe bwose. Yagaragaje ko ibyo byabayeho kandi ko bitazigera bimuva mu bitekerezo ko nawe bwe byamusigiye igikomere, ndetse ko yifuza kugira uruhare mu gusana ibyangijwe n'ibikorwa yakoze, nubwo yarazi neza ko rwose ntacyo byari gusubiza ababuze ubuzima. Mu buryo rero bw'amategeko, Muhirwa yari yarahanaguweho uruhare mu bwicanyi bw'iterabwoba, ariko akomeza guhamwa no kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba, gutanga ubufasha, gutanga amakuru n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu rero yakatiwe imyaka 10 yonyine. Kandi muri Mata 2026 nyuma yo kurangiza icyo gihano yararekuwe, ariko hari ikindi kibazo gikomeye cyaretse gisigara. Ese umuntu ubundi nka Muhirwa wakatiwe kubera uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba ashobora kwamburwa ubwenegihugu bw'Ububiligi agahita yoherezwa mu Rwanda aho yaje aturutse? Reka ingingo tuyigarukeho kuko ni ikibazo cy'ingenzi cyane muri ibi byose, kuko benshi baribaza bati niba umuntu wahawe ubwenegihugu bw'Ububiligi yari yarizewe agahabwa ubwenegihugu bw'Ububiligi, niba akoze amakosa, amategeko y'Ububiligi ateganya iki? Ese ahita afata umwanzuro wo kumwohereza ku butaka bw'u Rwanda aho yaje aturutse igitaraganya ako kanya? So rero abantu benshi mu by'ukuri iki ngiki ni kimwe mu bibazo bari kwibaza, ariko nanone igisubizo ntabwo cyoroshye nk'uko umuntu yabitekereza. Impamvu ya mbere ni uko Muhirwa yari Umubiligi, yari yaramaze kuba Umubiligi, ntabwo yari umunyamahanga wari ufite gusa uruhushya rwo gutura igihe gito mu Bubiligi. Yageze mu Bubiligi muri 1998 aho yari afite imyaka 13 gusa. Amaze mu mwaka wa 2001 ahabwa ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ibi bivuze ko kuba n'ubundi afite inkomoko mu Rwanda byonyine bidahita n'ubundi biha Ububiligi ububasha bwo kumufata nk'umunyamahanga ugomba guhita yirukanwa. Kugira ngo rero ubwenegihugu bw'Ububiligi bubanze buvugweho, hari inzira yihariye y'amategeko igomba gukurikizwa. Mu Bubiligi umuntu ushobora kuba afite ubwenegihugu bubiri, kandi hari amategeko yemera mu bihe bimwe na bimwe kwambura umuntu ubwenegihugu bw'Ububiligi, cyane cyane ku byaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu rero mu rubanza rwa Buruseli ubushinjacyaha bwigeze gusaba ko Muhirwa wari ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi n'ubundi bufitanye isano n'u Rwanda yakwamburwa ubwenegihugu bw'Ububiligi, ubundi akoherezwa aho yaje aturutse mu gihugu cye cy'amavuko. Ariko gusaba ko ubwenegihugu bwamburwa si kimwe mu bintu mu by'ukuri byoroshye cyane bishobora guhita byubahirizwa ako kanya. Gusa ariko ntabwo bivuze ko atazigira abwamburwa, ahubwo azabwamburwa, ariko nanone biracyari mu nzira z'amategeko. Mu by'ukuri hari inzira z'amategeko ziba zigomba kubanza gukurikizwa, kandi umuntu bireba ashobora kugira uburenganzira bwo kujurira cyangwa kwiregura. Nanone ashobora gutsinda mu rubanza rwo kugumana ubwenegihugu bw'Ububiligi. So rero ibi ni ingenzi cyane, kuko iyo umuntu akiri umwenegihugu mu mategeko ntashobora gufatwa nk'umunyamahanga usanzwe maze ngo ahite yirukanwa yoherezwe mu gihugu cye cy'amavuko. Gusa ariko igihari nuko ukuba yashobora kwamburwa ubwenegihugu ari ikintu gishoboka cyane, igisubizo ni yego. So rero nanone hari n'ikindi kintu abantu bakwiye gutandukanya kuri iki kibazo. Kuba umuntu afite inkomoko mu Rwanda ntabwo bihagije kugira ngo ahite yoherezwa mu Rwanda. Hagomba kubanza kumenyekana niba agifite ubwenegihugu bw'u Rwanda, niba hari icyemezo cyemewe n'amategeko cyo kumwambura ubwenegihugu bw'Ububiligi, ndetse n'andi mategeko arebana no kohereza umuntu mu kindi gihugu. Niyo mpamvu rero kidakwiye n'ubundi kuvuga tuti Muhirwa yakoze iterabwoba bityo agomba guhita yoherezwa iwabo. Ahubwo ikibazo nyacyo ni iki? Ese nyuma yo kurangiza igihano inzego z'Ububiligi zafashe icyemezo cyo kumwambura ubwenegihugu no kumwirukana? Kugeza ku makuru dufite kuri ubu ngubu, icyo dushobora kuvuga neza nuko yarekuwe muri Mata 2026 nyuma yo kurangiza imyaka 10 y'igifungo. Ntabwo twakagombye kuvuga ko yahise yoherezwa mu Rwanda cyangwa se ko ubwenegihugu bwe bwahise n'ubundi bwamburwa. Igihari n'ubundi nuko ibi byose bikiri mu rwego rw'amategeko.
muri make wenda mu minsi izaza dushobora kumva ngo yambuwe ubwenegihugu, ariko nanone ashobora kuvuga uti ngewe sinifuza koherezwa mu Rwanda, ndajya mu kindi gihugu. Icyo gihugu mu gihe cyaba cyemeye kumwakira yakakirwa nta kabuza. Rero inkuru ya Herve Bayingana Muhirwa mu by'ukuri ishobora kurebwa mu buryo butandukanye, ariko isomo rikomeye riri mu byemezo umuntu afata n'abantu ahitamo kugirana nabo umubano ni kimwe mu bintu by'ingenzi nawe ushobora kwitaho, kandi ushobora gusigarana isomo rikomeye cyane bitewe n'ibyemezo uyu Muhirwa yafashe. Muhirwa ntabwo yigeze ahamwe n'icyaha cyo kwica abantu muri ibyo bitero, kuko n'ubundi ntabwo yigeze agenda ngo atere ibisasu, ahubwo urukiko rwamahanaguyeho uruhare mu bwicanyi bw'iterabwoba, ariko rumuhamya icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba. Ibyo rero bitwereka ko umuntu ashobora kutaba ari we wateguye igikorwa cyangwa se ngo abe ari we wakoresheje intwaro, ariko ibikorwa bye byo gufasha abari muri uwo mugambi bishobora n'ubundi kumushyira mu byaha bikomeye cyane. Ibi ngibi rero yabitewe n'ubucuti no kwizera. So rero niyo mpamvu inkuru ya Muhirwa ikwiye kuba umuburo mu by'ukuri ku muntu wese uba mu mahanga, inshuti umuntu ahitamo, abantu yemera kugirana nabo mubano, ndetse n'ibikorwa yemera kubakorera bishobora rwose kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwe kurusha izo uyu Muhirwa yagize. Guhindura rero idini ubwabyo ntabwo ari icyaha, ariko iyo umuntu atangiye gukurikira ibitekerezo by'ubugizi bwa nabi bitewe n'idini yahisemo, mu by'ukuri ni ibintu bishobora kukubana ibibazo. Herve Bayingana Muhirwa yinjiye mu Bubiligi afite imyaka 13 gusa, yarahize arahakurira, abona ubwenegihugu ndetse yubaka ubuzima busanzwe, ariko nyuma y'imyaka myinshi yitegura kubaka umuryango, izina rye nibwo ryagaragaye mu madosiye y'ibitero byahitanye abantu benshi, byamwangirije reputasiyo ye ku buryo rwose nta muntu ushobora kugirana umubano we no mu buzima busanzwe ukundi. Ubu ngubu rero abayeho ubuzima twavuga ko ari bubi cyane kandi bugoye. Rero inkuru ya Herve Bayingana Muhirwa ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni inkuru ishobora gutuma umuntu wese yongera gutekereza ku byemeza afata no ku bantu ahitamo kugirana nabo. Muhirwa yageze mu Bubiligi akiri umwana muto, yarahigiye arahakurira ndetse ahakorera n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko nyuma y'imyaka myinshi ibintu byarahindutse. Ubucuti yagiranye n'abantu bamwe bwaje n'ubundi kumushyira mu rubanza rukomeye rurebana n'ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu benshi. Ibi rero bitwereka ko hari igihe umuntu ashobora gutekereza ko ari gufasha inshuti cyangwa umuntu azi, ariko nyuma akaza gusanga ibyo yakoze bifite ingaruka ziremereye. Muhirwa rero ntabwo yahamijwe n'icyo cyaha n'ubundi cy'ubwicanyi, ariko mu by'ukuri igisebo cyamugiyeho ni igisebo kidasanzwe. No kugaruka mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, ibyo yagezemo uruhare biba bisa nkaho bimwanditse mu gahanga, uwanyuzeho wese ahindukira uti dore cya kihebe, dore wa mugabo wakoze amahano yahitanye abanyamahanga. Rero ibya Muhirwa nuko nguko bimeze, ariko biriya bitero byari biremereye cyane ku rwego rwo hejuru, n'ibitero mu by'ukuri byatwaye ubuzima bw'abatari bake, abantu 32, harimo n'abandi benshi bakomeretse mu buryo bukomeye, abacitse amaguru, abacitse amaboko, abahindutse biragi cyangwa se abatumva bitewe n'ibyo bisasu. N'ibisasu byari bifite uburemere ku rwego rwo hejuru. Ngaye nguko amateka y'umwe mu Banyarwanda bagiriwe icyizere n'Ububiligi bagahabwa ubuhungiro, ayo niyo mateka yaranze ubuzima bwe. Ibi ngibi rero byatumye rwose Abanyarwanda batuye mu Bubiligi batangira kugira izina ribi ndetse na reputasiyo mbi bitewe n'ikosa rimwe gusa ryakozwe n'umuntu umwe mwene wabo. Ndagushimira cyane komeza ubane natwe no mu zindi nkuru zitandukanye hano kuri Kivurandi News.